Urakoze cyane Olive, duhindure ingingo tujye no mu bijyanye n'ubuhinzi. Hari bamwe mu bahinzi bahinga imbuto zitandukanye mu karere ka Huye ndetse na karere ka Nyanza. Aba baravuga ko ubuhinzi bw'imbuto bumaze kubafasha kwiteza imbere, gusa bakagaragaza ko bagihura n'igihombo kubera ko badafite uburyo bwo kuhira izi mbuto zabo mu gihe habaye igihe cy'imvura. Abahinzi bagasaba leta kuba yabafasha bagashyirirwaho uburyo bwo kuhira. Ni inkuru twateguriwe na Emeline Mbabazi. Glorioso Wamwezi ni umuhinzi w'imbuto za avoka, naho Prudence Sendarasi ni umuhinzi w'imyembe. Aba bose bakora ubuhinzi mu buryo bwa kinyamwuga. Ubu buhinzi bwabo babukorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye ndetse na Nyanza. Aba bombi bavuga ko ubuhinzi bumaze kubafasha kwiteza imbere, gusa bagaragaza ko bakiri imbogamizi z'uko kuhira bikibagora cyane kuko ikiguzi cya bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kuhira bigihenze. Bakaba basaba ko hakongerwa nkunganire mu bijyanye no kuhira. Ubwo buhinzi rero burantunze bukanyigishiriza abana, nishimiye ukomeza uyu munsi. Ikintu kituzitira cyane uyu munsi ni uko mu gihe cy'izuba bitugora cyane kuko kuhira birahenze cyane, ntabwo umuhinzi yabasha kubyigondera. Nkanjye nakoze devi nsanga biragwa muri miliyoni 45. Urumva ku muhinzi ntabwo byoroshye, kuko niyo wajya muri banki ntabwo wabasha kuyishyura nk'uko banki ibishaka, kuko ntabwo umusaruro uboneka buri kwezi. Buriya muraza kubona muri avocado zo zarumye, kasanga igiti gifite imiteja nka 200 yose yarababutse. Rero ugasanga harumye rwose, haruma ariko ukabona n'ubu ngubu nuko muje muri ibi bihe ushobora kuhaza ku mpeshyi ukavuga uti dutahe. Hari imishinga iza idusaba ko washaka 25 bakaguha 75, kuzibona ugasanga nanone baracyakomeye kuko uba ugifite ideni muri banki watse. Icyo twifuza ni uko nkunganire yajya hejuru kandi ikaba accessible ku bahinzi bose, kuko kujya muri banki nabyo ubona taux d'intérêt nayo iri hejuru. Ariko niba nkunganire ari nka 15 cyangwa 20%, asigaye umuhinzi akaba ari ugomba kuyitangira kandi ahinga asarura rimwe mu mezi 6, ntabwo banki yategereza icyo gihe. Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko hari uburyo butandukanye bwashyizweho bufasha abahinzi kubona uburyo bwo kuhira, ko bakwiye kwegera bakabona amakuru ahagije. Uyu ni Kwibuka Eugene, umuvugizi wa Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Dufite uburyo butandukanye. Ubuzwi cyane ni ukuhira ku buso buto bwaho uwaguze ibikoresho byo kuhira tumwunganira 50% by'ikiguzi cyo kuhira. Ariko hari ushobora no kuhira akoresheje nk'imirasire y'izuba mu rwego rw'ingufu. Icyo gihe dushobora kumwunganira kugeza nko kuri 75%. Icyo rero dusaba abantu bari mu buhinzi n'ubworozi ni ugukurikirana izo gahunda. Aba bahinzi bavuga ko baramutse bongera nkunganire mu kuhira imyaka yabo byabafasha kongera umusaruro, kuko kuba batuhira cyane cyane mu bihe by'impeshyi bituma bahura n'ibihombo. Emeline Mbabazi, Radio TV 10.